Nitwa Karemera Theophile nk'uko bisanzwe, nkaba mbagezeho ibiganiro by'ijambo ry'Imana, aho turebera hamwe cyane cyane ku buhanuzi bw'iminsi y'imperuka, ndetse tureba imikorere ya Satani mu nsengero muri iyi minsi ya none ya nyuma, ariyo minsi y'imperuka. Hari rero inyigisho zimaze iminsi zitembera zisirikira mu nsengero ziswe ubuyobe. Ese ni gute wamenya ubuyobe? Nk'umukristo ni gute wamenya inyigisho z'ubuyobe? Zarinjiye kandi ziri mu nsengero zitandukanye no mu madini, kandi umugambi wa Satani na Antikristo ni ukurimbuza abantu benshi, ndetse ngagatwara n'intore akaziyobya niba bishoboka. Rero muri ino minsi iri imbere nshaka kubategurira ikiganiro kirambuye ku nyigisho z'ubuyobe ziri mu madini. Ni gute watahura izi nyigisho nk'umukristo kugira ngo zitazakurimbuza? Satani na Antikristo umugambi wabo ni ukurimbuza abantu benshi bashoboka. Rero najya ngo mube maso kandi mukanguke, mukurikirane ibiganiro byacu, ukore share, ukore like kandi subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho. Murakoze cyane, turabashimiye. Nzakibagezaho iminsi iri imbere iki kiganiro kizagaragaza inyigisho zirindwi z'ubuyobe uyu munsi ziri mu madini. Kora like na subscribe bijye bikugeraho. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.